abakunzi ba Jonathan TV Show na Mind Mind turibaza kutagira ifaranga kudatunga ifaranga ni icyaha wenda baze kwandika muri commentaire batubwire ni icyaha kuba waje mu ikanisa udafite ifaranga nta uzoba ukiyobora cyangwa se ngo uje mu ikanisa uje gutura nimba nta mafaranga ufite kandi kutagira amafaranga si icyaha kurinje ariko nimba abantu batangiye kubihindura icyaha bigezaho bivuga ngo ibyaha byabaye bikeya ko barashaka ibindi byaha bongera ku bindi twari tuzi so yemwe kudatanga ifaranga nta cyakirimo hanyuma gusohorana mu matorero imbere y'abakristo kandi bigakorwa n'abakozi b'Imana icyo byari bikwiriye ahubwo nicyo cyaha kuba wabwira umuntu ngo nasohoke ntiyongere kuyobora ahubwo niwe wakoze icyaha imbere y'abakristo kandi ari mwebwe nibyo navuze ngo kubaha ntuzi ko batubwira ngo wubaha umutoya n'umuto nawe wubaha umukuru yagakuriye yari kubaha uriya mugabo deni byarangira basohotse akamuga ati yewe umenye ko uri umuyobozi kugira ngo ube intangarugero ugerageza uburyo bwose nimba habaye igikorwa nka kiriya ukagira gute ugatanga kugira ngo nyine kuko uba wayoboye cyangwa se nyine kuko yaravuze ko we nta mafaranga afite akayamushiriraho kuko urugero umucuranzi yari yamushiriyeho kandi yari yagize neza ariko no update z'igisenyi rero bikomeje gutera umubabaro aho bagezeho bafunga urusengero polisi ubu nyine yafunze urusengero rwa byagenze gute kugira ngo bigeraho polisi iza guhagarara hagati of course nimba polisi je nuko haba hamaze kuba ikintu kirenze hagezaho batangira kurwana nimba wabonye amavideo bari gucomora ivyuma reka twiruke kuri video y'ishaka ry'ubukristo ni kamere twibuke kuri video za mbere twabonye haraho mu ijwi ry'umuntu ryasohotse aravuga ngo nihagira wegera piano mu mukubiti kurumva icyo kintu none hayeje undi agera noneho ubona ko bari gufimana umusore uri mu mwenda w'umweru aracomora donc wabona ko attention Etienne nimba ubu dutangiye turi mu ntambara yiwacu abana baragiye gutabara turi mu bitekerezo byo kuvuga ngo isi wacu ni gute hokira nimba tuhatumenana imitwe iriya ruguru kubera intambara none tugeza kumenana imitwe turwanire mu matorero tumenana inguma turwane iwacu tuba turwanira igihugu iwacu turwanira intambara kwirwanaho tugeraho no mu makanisa mu mahanga kandi mu mahanga ahatari iwacu ni ngombwa barufunge kuba kutarufunga rwose nikosa nanje n'urufunga cyane genda abantu benshi batumenyereye ko tuza tureba ibyabaye mu madini ariko uyu munsi nari nifuje ko urwo rwego rwa reaction z'abantu abantu iyo mudahuje ibitekerezo cyangwa se umuntu akavuga uko abyumva wowe utabyumva cyari bikwiye ko abantu bazatanga amakomenti yo gutukana usange gusa kubera ko akavidiyo k'amasegonda 30 nimba gaciye ku rubuga handikwe message zigera mu 100 harimo n'abantu barengera bakavuga uko bitari bikwiriye Subscribe to Mind Mind TV. Gusana ibyangiriza. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind Mind TV aho muherereye hose ku isi, aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. Nibyamugoye cyane kuri microphone za Mind Mind TV, ariko kandi turi kumwe n'umutumirwa, sinzi nimba navuga ngo n'umutumirwa cyangwa n'umusangwa kuva kuri Jonathan TV Show. N'ubundi ibiganiro byombi bikazaca kuri zo televiziyo mvuze, ariko n'ubundi mbere yuko dukomeza iyo tuba tuje gusana ibyangiritse, aho twibanda cyane cyane mwiyobokamana tukareba nibihe biri kugenda neza kugira ngo tubishime ababikora bakomerezeho,
ariko kandi na biriya bitagenda bariya bari kubikora nabi nabo bakosore. Wakanda subscribe kugira ngo dukomezanye ibi biganiro byiza ntibikaza bigucika, dore ko mwakomeje kubigaragaza muri benshi ko mushigikiye ibi biganiro, ikindi ari byiza ariko bizabwirwa benshi byumve bene byo, abo bireba rwose mugende mukosore, uretse kuba muri gusebya umurimo w'Imana, muri no gusebya sosiyete muri rusange, akarusho noneho ugasanga aho bigenda bigana ni habi kandi noneho bigakorerwa ku masosho media. Bityo rero bakunzi ba Jonathan TV show ndetse n'abakunzi ba Mind TV, 5 kuri 5 so tubana nawe gutangira ikiganiro ndetse tunasoze, kubera ko byenda rishobora gusana uburyo bwawe cyangwa se uburyo bw'imyumvire, uburyo wabonaga ibintu, uburyo wumva ibintu gishobora kuba kiri hagati cyangwa se kiri kumwisha. Rero bwana Edem Kojo, ko mbona usa nk'ufuri mudu itari nyinshi cyane, bimeze gute? Mudu nyirimo, ahubwo se biragenda, umeze ute? Twebwe hano ni amahoro, izuba ryasaze. Ejo bundi nabonye akavideo umugabo umwe ngo ni Patrick ari mu rusengero ahantu yafashe mikoro ari kuvuga ngo izuba yasanze Nairobi. Yego, umuntu wese yanywa gakonje, umuntu wese ngo bataja mu gitaramo ngo baranywa gakonje, ngo none abantu bagana igitaramo kabisa kugira ngo birinde gakonje. Nimbaga abantu bofatwa n'igitaramo kugira ngo birinde gakonje, hari n'ubundi yabagafata. Ari izuba ryinshi, nza numva ngo hari umugabo w'umufroderi, nimba yarasanzwe ari we, nimba aribwo byari bimugwiririye ngo yagiye Buvira, noneho ngo aveyo baramutenga ngo bari bamufashe ngo yafroze, noneho aje kwirega ntiyahita atinya ko ababonye mu mbabarira namwe inzoga, akaza avuga ngo murabizi nyine Buvira ngo haba ubushuhe. Naho Patrick hatari igitaramo ngo bose barafata izikona, bagana igitaramo kugira ngo bataza gufasha gakonje, ariko kandi n'ubundi ubwo agafata n'ubundi yabasanzwe akagirira irari cyangwa se agakenera, ni cyaba ni nka wavuga ngo kugira haryo kororosoro wagira gute waruzutse, nuwa ngo rero n'ubundi yaba asanzwe agafata rero. Ariko kandi tukaba tuje kuri Mind na Jonathan TV show kugira ngo twongere tubagezeho ibiganiro. Nabonye ejo bundi commentaire nziza cyane, shimira abantu bagiye baduha commentaire Etienne, bashima ibiganiro dukora, kandi hariho n'abagiye baduhamagara, kandi abantu bakuru, abapapa bakuru bagenda badushiramo courage ku byo dukora. Nimba hari abantu babasha kubona ko hari ibyo dukora byiza bakabishima, vraiment natwe turabashimiye cyane, turabashimiye kandi badutera imbaraga zo kugira ngo tubashe gukomeza kugezaho abantu ibiganiro, kandi n'ubona hari aho bitagenda nta mpamvu yo guceceka. Commentaire yawe iragaragara kuvuga ngo hano mwakosheje, hano soko buzari bikwiye kuba kugira ngo tuhakosore. Rero tukaba tuje gusanya ibyangiritse, ibitagenda, cyane cyane muri aya matorero, twibanda ku cyane dore ko social media yabaye nini, igenda iduha ibintu byinshi, noneho bamwe bari no gufotoza amatelefone barangiza bakabisakaza, ariko kandi abantu bamenye ko social media hamwe ni nziza, ahandi ntabwo ari nziza. Ariko demo ndakubona mu mwambaro ufite ibirangantego byinshi, imisaraba, indege, ibiti. Uyu munsi abadukurikirana byenda ni company, urabona ko handitse ngo ni PCA. Wabonye hano PCA Tena, ni torero nitwa PCA, ni umwambaro kandi ndetse ndaza no kubivuga, hari icyo ndibuze kuvuga kuri iri kanisa rya PCA, abantu bari bakwiriye kuryigiraho cyane, kubera ko mu biganiro mu byo turi buvuge ukaba uri n'umushirika waho cyane rwose. Ubu ngenda umushirika wa PCA hano muri Tena, ubu niho mbarizwa. Hanyuma bwana Edem Kojo,
tudatinze byenda ku bari kudukurikirana byenda bafite amatsiko y'icyo uyu munsi twabateguriye. Uyu munsi niki tugiye kugeza ku bakunzi bacu? Uyu munsi ibyo tugiye kugeza ku bakunzi bacu tugiye kubagezaho ibitagenda nk'uko dusanzwe tubivuga. Tugiye kubagezaho amakuru amwe n'amwe yo hirya no hino, ndetse atari hano muri Kenya gusa no hanze ya Kenya, mu bihugu bindi dufatanye. Niho tugenda tuvuga kandi mu makanisa, ibigenda bibera mu makanisa, ariko kandi tugenda twibanda ku kiganiro twakoze ubushize. Urabona ko hari ibyo twagiye tuvugaho ntitwabirangiza, nabyo turagenda tubikoraho. Hari bimwe tugenda tugarukaho. Duhere bazavuga ngo ujya kurisha izihera ku rugo. Duhere hano muri Kenya. Reka duhere muri Kenya. Nyuma y'utuvidiyo dutandukanye twagiye tuvugisha benshi ku mbuga, usanga abantu rimwe na rimwe navuga ko habayeho no kurengera. Ndiyo umuntu ashobora kuvuga, bazavuga ngo kuvuga no gutaruka, ariko nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuze byinshi, harimo no gusebanya no gutukana mu gihe barimo bakora reaction kuri video umukozi w'Imana Apotre Nteziryayo yari yabivuze nk'umuntu uko abyumva, ariko wareba reaction abantu bagiye babigiraho, rimwe na rimwe ukabona ko habaye no kurengera. Abantu bashatse gutukana babivuga uko bitari, kandi umuntu avuga uko atekereza, n'abantu barakwiye kuza bakira ibibonetse. So n'abakurikirana social media, so tumenya kuzikoresha ndetse na reaction. Abarundi bazabivuga neza no gukoresha imvugo mbabarira amatwi, ntabwo aba yaciye inka amabere. Hari igihe tubivuze benshi bavuga ngo twibasiye abakozi b'Imana, kandi n'uyu munsi ntabwo tuje kubavugira cyane, ariko kandi ibyabaye so tumenya ko turi muri societe, tumenye uburyo ki abantu babimanage. Rero wowe urabyumva gute kuri iyo bikurikiranyije byagiye bicaho? Nagiye mbona komanteri nyinshi kuri iriya, nimba ari urubunga nimba ntibeshe, iriya televiziyo yabicishijeho. Nagiye mbona komanteri nyinshi zitandukanye, kandi harimo izataka cyane umukozi w'Imana Nteziryayo. Impamvu tumesheninga izina nuko byagiye ku mugaragaro, izina rye n'umuntu ahari bizwi, ariko kandi nimba hari n'ibyo yavuze bibi, ntago ari byiza yuko sometime ushiraho ibintu ukarengera ukinjira no mu buzima busanzwe. Ahubwo nyine kwa kundi baba ngo gusa nibyangiritse Etienne, ni ukuvuga ngo ahubwo utanga komanteri ivuga ngo ntabwo ari uko byari bikwiye kumera. Byari bikwiye kumera gutya rwose. Kuba yavuze bino wenda si byiza, nk'umukozi w'Imana ntazongere, ibyo biba bihagije. Ariko iyo ugezaho ukinjirira mu mindani muri private, mu buzima buri private bw'umuntu, burya si byiza, ntabwo ari byiza, si byiza. Ariko kandi abantu bajya bamenya vraiment, bamenye yuko abanyamurenge ari ukuntu tugoye, hari ukuntu twumva. Nuba ngo rero iyo ukoze akantu barakwataka, uratakwa, kandi mu buryo buri bwatakwemo ntibiba byoroshe. Niyo mpamvu ugomba kwigengesera. Ni ukuri si ukukubeshya, hariya kuri kariya gatuti ugiye gufata mikoro. Ejo nibwo muri repetition perezida wa Gisubizo yarimo abivuga, aravuga ngo murabona aho ibintu bigeze, mujye mwihangana nihagira umuntu ujya ufata mikoro, ujye umenya ngo ibi bintu ugiye kuvugira birakwiriye ko mbivugira ku gatuti, ibintu uko ngiye kubivuga birakwiye ko mbivugira hano hantu. Nimba ubona bidakwiriye bireke, nimba ubona nta mumaro biri bufasha abantu bireke, nimba ubona hari icyo biri bubangamire ku bantu bireke, kubera ko si ngombwa yuko ujya kubivugira hariya hantu. Hanyuma demo byenda abantu benshi batumenyereye ko tuza tureba ibyabaye mu madini, ariko uyu munsi nari nifuje ko urwo rwego rwa reaction z'abantu, abantu iyo mudahuje ibitekerezo cyangwa se umuntu akavuga uko abyumva wowe utabyumva, byari bikwiye ko abantu bazatanga amakomenti yo gutukana. Usange gusa kubera ko akavidiyo k'amasegonda 30 nimba gaciye ku rubuga handikwe message zigera mu 100, harimo n'abantu barengera bakavuga uko bitari bikwiriye.
ibyo birumvikana cyane, burya hari abantu bakoreshwa n'amarangamutima, hari abantu bakoreshwa n'amarangamutima wabo, bagakoreshwa n'ama-emotion, niko abantu duteye, niko turemye, ariko kandi byari bikwiriye kuba byiza yuko tubasha kuyakaruma ama-emotion yacu cyangwa se amarangamutima yacu, akaba ari twe tuyayobora, ntatuyobore, tukagerageza kuyagabanya, kugira ngo, kubera ko cyane cyane iyo ama-emotion agukoresheje, akenshi ukora ibitari byo, akenshi uvuga ibitari byo, n'ibyo uvuga nubwo byaba ari byo kuri uwo muntu, ariko vraiment ntago ari byiza, uwo muntu ntimuza, kuko turakinyeranye muri ino si Etienne, ubu nyine turi abanyamurenge, turi hano, ejo uzaba umeze uku nguku, uzakenera serivisi kuri uyu muntu, ibaze uno muntu umubwiye nabi kandi ushobora kuzamukeneraho serivisi, urumva icyo kintu kiba kibabaje. Nuvuga ngo rero umuntu nakora iryo kosa, twige uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo tumukosore. N'abatabizi kuvuga ko ari akantu k'amasegonda 30 kaje ku rubuga runaka rwa WhatsApp, abantu bahise batangira kugasakuza bakavugaho, ziriya comment ni hariya zari zikwiye kuja, oya si hariya, ni hehe ziba zigomba kujya? Nimba ukeneye umuntu wamwandikira mu gikari, cyangwa se ukajya kuri YouTube, yes, ujya kuri YouTube ya channel, ugakurikirana ikiganiro cyose, ugakurikirana ikiganiro, yes, ibyo ukumva ako bakase, ukumva ko bakase, n'ibiki byaherereye, nihe byarangiriye, byarangiye gute, then kuko nyenya mbwira abantu sinkunda kumva akantu bakase, iyo mbonye akantu bakase mpita nkabona ko kavuye kuri televiziyo runaka, mpita njya kumva icyo kiganiro cyose, ni naho ugomba gushira comment, kubera ko nkatwe nk'abasesenguzi ntago waza gusesengura ikintu tumvishe, ugiye gusesengura akantu k'agace tumvishe ibintu byose, nta waba ugiye kwibeshya ngo uri umusesenguzi, ariko niba ushaka gusesengura neza, cyangwa se niba ushaka gutanga commentaire cyangwa se kuvuga ku kintu runaka, genda ubanze wumve byahereye hehe, birangirira hehe, wumva ikiganiro cyose, yes, cyose, none nuja no kunenga cyangwa gushima, ushime wamaze kumenya uko ibintu cyane rwose, uravuga ati hano rwose nawe yarengereye, ariko na hano kwanza yavuze neza, yakoze neza, kuko ahantu hose siko yagiye avuga ibidashimishije abantu, hari ayavuze ibiri sawa, naho atavuze wenda ibitagushimishije, ukahandika ukavuga ati ahangaha si uku byari bikwiriye kumera, ari byo bya bindi tugenda tugarukaho Etienne, hari igihe abantu bonyine bazajya bishira ku karubanda, kubera ko turasaba yuko abantu nibajya ku gatuti bajye bamenya ibihavugirwa. Ni ukuvuga ngo rero Etienne, abantu bige kumenya gutanga commentaire cyangwa se kumenya kugira ngo nimba bo bakomeretse ariko ntubashe nawe, ni nka revenge ushaka gukora, kandi revenge hari igihe ushaka gukora revenge, kandi revenge ikaza ari mbi, ari wowe ishobora kuba yakora, ariko kandi aribyo mvuga ngo, kandi aribyo naningarutseho, kandi n'abantu kandi bajya hariya batanga ubutumwa, abo ngabo bagakwiriye kuzajya bamenya ese bino bintu nibyo byo kuvugirwa ku gatuti, kuko ubu nyine abantu mugani w'Abanyakenya bamecanuka, cyangwa se abantu hari ukuntu intekerezo zahindutse, hari abantu bagiye bariga, hari abantu babaye mu mujyi barasobanukiwe, bazi ko ibi bintu bitakwiriye kuvugirwa hano, ibi bintu nibyo kuvugirwa hano. Rero iyo uje kuvugira bino bintu ahantu hatari byo, ntago aba ari byo, niyo mpamvu sometimes nabo nibo babitera mu buryo bwo kugira ngo batakwe, nibyo bibavaho. Hanyuma ubushize hari icyo twakomojeho, tuvuga ko mu kabiri uretse ari amagambo yavuzwe y'inzira za fraude z'abadayimoni, hari akajagari kabayemo kavuye kuri fundraising yari ihari, bivuga ko ndetse n'ubuntu ngubu ku muyobozi wasohowe mu materaniro hashobora kuba hari urunturuntu. Iryo jambo twakundaga kurikoresha ngo hari urunturuntu, mbese harabuganuga, ayo makuru narayakiriye kandi nyabwirwa n'abantu bari barimo, bari bicayemo, apana si ya makuru bavuga ngo ni amakuru wenda wihimbiye, nayabwiwe n'abantu bari barimo uko byagenze.
aribyo nshaka kuvuga Etienne, aribyo dushaka gukosora, aribyo dushaka cyane kugira ngo abantu vrema tugire indangagaciro, tugire indangagaciro, tugire discipline, tugire kubahana, tugire kudasebanya. Birababaje Etienne kuba twahuranye nawe ahantu hari abantu benshi nkaba nakubwira ijambo ridashimishije. Etienne kuba twahura habe no mu nama runaka cyangwa se no mu mukutano runaka, Etienne tuhabonye aho kugira ngo nge nawe tugirane conflict, nimba nta kintu nakugayeho Etienne narinda ko dusohoka tudafitanye ikibazo, kereka wenda dufitanye conflict zimwe nabwo zimeze gutese, ariko nabwo sinoje hariya ngo nshake kugusebereza hariya. Aribyo navuze cyane cyane, ariyo makuru nshaka kuvuga Etienne. Aribyo nanavuze ngo iri zina PC ndaza kurigarukaho mu minsi maze kuhaba, mu minsi nasengeye muri PCA. Ni ukuvuga ngo biravugwa wari uhagarikiza, wari uyoboye akabiri, uwo munsi igitaramo cy'akabiri hahagurutse umuvugabutumwa, ndibaza ko ari we wa mbere wabwije, ari we Paul, bakunda kumwita ngo ni intumwa Paul, ari we wari mubwiriza utuye Kitengera. Yari mabwiriza cyangwa niwe wakagombye gutangisha fundraising? Fundraising ntago cyari ikintu bari bateganyije. Icyo cyo ucyumve ko ntago ari fundraising ni kwa kundi gusa umuntu agera akavuga ngo iri torero turimo rikeneye kino gikorwa n'iki twobafasha. Niyo makuru nshaka kukubwira. Paul arabwiriza, agera aravuga ati iri torero dusengeramo ni itorero ryitwa Mayinayimu nimba ntibeshe. Aravuga ngo abayumbe bakayore bakabiri hari icyo mwaba mwararifashije, hari inkunga mwaba mwarayiteye kubera ko barabatiza urusengero mugakorera amakabiri, hari icyo mwaba mwararifashije. Baravuga ati yego twaragikoze, nubwo twavuga ngo kitari kinini cyane, ariko ntizotuza kuba twokora. Aravuga se aranangora n'ababaza ngo se dukoze kandi hari kibazo, baravuga nta kibazo. Ahagurutsaga abarimo abayobozi b'abayumbe, ahagurutsa abayumbe bakayera, avuga ati uratanga ngahe, uratanga, bagenda bavuga, bagera kuri wa mugabo wahagarikiye, kandi vure murebye njewe kuri njewe yabaye imfura. Aravuga ngo njewe sinobesha, ntabwo naje mbyiteguye, sinaje mbyiteguye, sinari nzi ko ibi bintu biri gute biri bubi. None umwanya byabaye, sinobesha nta mafaranga mfite, kandi Paul yari yavuze ngo aya mafaranga sayideni, aya mafaranga ntazarenge kwa gatatu ataratangwa. Aravuga ati njewe sinogeze uwo munsi, simbyizeye ko nogeze uwo munsi, nagize gute nayabonye, ariko nizaba nayabonye nzotanga nk'abandi, kandi nzaba ntayabonye nabyo nyine ubwo tuzoreba igihe yabonera, nzogire gute nzoshire mu kuboko kwanje. Ngo arabyumva Paul aravuga ati wowe nta kibazo, ni amahoro. Nibwo hahagurutse Aposo aravuga ngo yakante ziryayo nako, ariko bizeba byiza buriya ngo iyo abantu bavuze inkuru batiriwe bakoresha amazina cyane y'abantu, ariko gabishize hanze. Ariko abakurikirana Mendimai abari mu kabiri nibo bababonye, ariko sometimes tudakoresheje amazina biba ari byiza, baba barimo kwiyumva. Reka mvuge gutyo, wenda reka mvuge ngo amusore, ariko kandi ni ibintu bizwa babikoze, nta kintu gishasha mvuze, nta n'izina rivuga ngo ni ibanga, kubera ko ni ibintu byabaye ku karubanda. Ariko nyine nabivuze si byiza gukoresha amazina. Reka mvuge nti si byiza, jewe ibyo byo twaranabivuze ko tudashobora gukoresha izina. Urumva ko si byiza kumeshoninga izina, kandi ibyo ngibyo ni ibintu tudakunda. Wenda bambabarira, ariko impamvu nari mvuze ibyo ngibyo nuko already
amazina yabo ari hanze. Niyo mpamvu ntituza tuvuga ubundi amazina y'umuntu, ubundi tuza tuvuga igikorwa cyangwa se ikintu runaka, ariko nuko amazina yabo ari hanze. Kandi n'ubundi mu kiganiro twari twavuze amazina yabo. Nuko reka ndeke kuvuga wenda n'amazina, ariko wenda nivuga nka apotre, ba apotre ni benshi, ba evangeliste ni benshi. Nuko niho havuye rero kuvuga ngo apotre arahaguruka aravuga ngo ntibibaho ko umuntu w'umuhagarikizi yohagarikira akava mu rugo nta mafaranga yitwaje, akabura icyo atanga. Ntibibaho, icyo ni icyaha. Arangize undi nawe aravuga ati nta mafaranga nagenda, ni ibintu byantunguye. Hahaguruka be aravuga ngo umucuranzi, reka mvuge gutyo, aravuga ngo jewe mutangiye amafaranga 500. Ni hahandi apotre aravyanga. Avyangaga biba nk'urusaku, akavuyo, mbese urabona hari abantu badahaguruka, ariko already kera habaye ikintu cy'urusaku mu ikanisa, urumva keri bari bahateje nk'isoko. Undi arafata mikoro aravuga ati mu ijambo, aravuga ati nimba kudagira ifaranga, kudatunga ifaranga ari icyaha, je kuri jewe, kuko yaramubwiye ngo yihane, izo ntibibaho yihane. Undi aravuga ati ndihanike, nakoze iki? Nikiye cyane nakoze? Kudagira ifaranga. Aravuga ati kudagira ifaranga kandi ubukene si ingeso. Kuba ntafite amafaranga uyu munsi, ejo ntibivuga ngo sinzoba nyafite. Nzoba nyafite uyu munsi, niba ntayabonye ejo nzoyabona. Ariko rero sinja kubesha imbere y'abantu ngo ntanze aya mafaranga ntayafite. Icyo nico nazi. Ariko kubera ko mwabigize icyaha, je ntacyo nihana, kuko ngo yari yamubwiye ati wewe ushaka wona fata ibitabo byawe ugataha. Tuwongera guhagarikira. Umugabo afata intuze yiwe, ibitabo byiwe arataha. Hanyuma demo ubushize twaganiriye ku bintu bitandukanye, tugaruka no kwitorero ry'Igisenyi, aho hari habaye akajagari, harimo guterwa indirimbo zigera kuri 2. Nyuma yaho se waba waraje gukurikirana amakuru, byaje kurangira gute? Kuri none bimeze gute? Wenda ntaragera aho ngaho, woni banyemera akaba ari akantu twarangiza. Komeza ntacyo. Akantu twarangije nk'uko twari tuvuze, nshaka no kubaza abantu wenda badukurikirana, abakunzi bacu, abakunzi ba Jonathan TV Show na Mind Mind, turibaza kutagira ifaranga, kudatunga ifaranga ni icyaha? Wenda baze kwandika muri commentaire, batubwire ni icyaha kuba waje mu ikanisa udafite ifaranga. Ntawe uzoba ukiyobora cyangwa se ngo uje mu ikanisa uje gutura nimba nta mafaranga ufite. Kandi kutagira amafaranga si icyaha kuri nje, ariko nimba abantu batangiye kubihindura icyaha, bigezaho bivuga ngo ibyaha byabaye bikeya ko barashaka ibindi byaha bongera ku bindi twari tuzi. So yemwe kudatanga ifaranga nta cakirimo. Hanyuma gusohorana mu matorero imbere y'abakristo, kandi bigakorwa n'abakozi b'Imana, icyo byari bikwiriye. Ahubwo nicyo cyaha, kuba wabwira umuntu ngo nasohoke ntiyongere kuyobora, ahubwo niwe wakoze icyaha imbere y'abakristo, kandi ari mwebwe nibyo navuze ngo kubaha. Ntuzi ko batubwira ngo wubaha umutoya, n'umuto nawe wubaha umukuru. Yagakuriye yari kubaha uriya mugabo, deni byarangira basohotse akamuga ati yewe umenye kuri umuyobozi, kugira ngo ube intangarugero ugerageza uburyo bwose, nimba habaye igikorwa nka kiriya ukagira gute, ugatanga, kugira ngo nyine kuko uba wayoboye. Cyangwa se nyine kuko yaravuze ko we nta mafaranga afite, akayamushiriraho kuko urugero umucuranzi yari yamushiriyeho, kandi yari yagize neza igikorwa cy'ubutwari. Ariko noneho kugezaho umuntu, ibi ni ibisanzwe, uzugenda ahantu umuntu udafite amano, nose ntituzatugenda ahantu tukicara nimba nta mafaranga mfite tukarya ukanyishurira. Twigeze kujya
Muranga yes umushuti wanjye yantumiye muri Harambe niko bazita yes y'urusengero rwa Katolike barimo yes kubaka. yeah. Umuntu akazana intama undi akazana ibirayi ibyo ufite cyane hanyuma akavuga njyewe ibindi byo nshoboye ariko ngahe nimuzamura ituro ryanje umwe akamukubita 1000 undi akamukubita bingahe ya hene ukayongera undi akayigura ukamusanga nabonye bazana igipanga cy'intama uwa mbere atanga 3000 uwa kabiri 4 cyaje uwa gitsindiye yatanze 1011 aha noneho ituro rye ngo hari ukuntu bazabyita ngo nukuri kuza donc abari ugufashanya no gukavaringa no kugira ngo umurimo w'Imana bya bindi bikenewe tageti byenda gutanga ni byiza hari abashobora kumva byenda kurimo kurwanya abakora gukorera Imana ni byiza nizo byambere ariko kandi bitavuze ngo uko tugenda dusumbana uko nyine bamwe ari abakira abandi bakaba kandi nta muntu uhorana amafaranga rwose ibyo turabyumvikanaho rwose ariko kandi aribyo bivuga ngo ni byiza ko wakubaha mugenzi wawe ni byiza ko wagira ukamuha agaciro ariko iyo umusebeje muri buriya buryo ndibaza ko reka tunagaruke muri ka kantu k'ama message navuga ko ariho cyane bamwe bababaye havamo kumubwira nabi bakinjira muri private TV yiwe kubera iki kubera kiriya kintu yakoze niho havuyemo bamwe ya marangamutima gatwaza tuvuga kandi nyine bane bari kutwumva nabo abashumba rwose yes abakristo twatangiye kugaya imyitwarire rwose si bose yego ariko hari imyitwarire y'abakeya rwose twatangiye bari bakwiye gukosora rwose bagende bagira bimwe twigeze kuba bagira ama association bagende bagirana amanama abari muri evangelico abari muri Shalom nimba none se nka Rutayisire nimba yarari hano bari kumubwira agahugura n'abapasteri afite uburambe agahugura abapasteri muri bimwe ikindi Etienne nshaka kuvuga kuri ibintu bijyanye n'ituro bimwe navugaga ngiye menyereye hano PCA iyo habaye Harambe bazabateguza bakavuga ngo mu kwezi kwa gatatu tuzoba dufite fundraising y'iki gikorwa n'iki buri muntu wese azoza afite envelope y'ikintu yateguwe yewe mugatonda ku murongo wa 500 uw'igihumbi guhera kuri ayo ubihumbi 100 miliyoni kandi ntawo bakondana urumva ariko iyo habaye izi fundraising ziba zigize nk'izi ziri donc zije aho ngaho nk'izo fundraising Etienne ninde wagaya adatanze tiwogaye umuntu uko atatanze kubera ko ni fundraising ntiyateguwe ni fundraising umuntu yashiriye aho ngaho yashize aho ngaho bitewe n'uburyo inyigisho ze yazitangiye akavuga ati mureke dusa n'ikintu runaka dufashe runo rusengero dukubitaniremo rero ni bande bafite amafaranga utayafite nta cyaha ntagomba gukondana ibyo ngibyo nibyo bigomba kuba hanyuma rero update z'igisenyi tuze no gusoza ikiganiro cyacu update z'igisenyi rero bikomeje gutera umubabaro aho bagezeho bafunga urusengero polisi ubu nyine yafunze urusengero rwa byagenze gute kugira ngo bigeraho polisi iza guhagarara hagati of course nimba polisi ije nuko haba hamaze kuba ikintu kirenze hagezaho batangira kurwana nimba wabonye amavideo bari gucomora ivyuma reka twiruke kuri video y'ishaka ry'ubukristo ni kamere twibuke kuri video za mbere twabonye haraho mu ijwi ry'umuntu ryasohotse aravuga ngo nihagira uwegera piano mu mukubiti urumva icyo kintu none hayeje agera noneho ubona ko bari gufimana umusore uri mu mwenda w'umweru aracomora donc wabonaga ko attention ese Etienne nimba ubu dutangiye turi mu ntambara yiwacu abana baragiye gutabara turi mu bitekerezo byo kuvuga ngo ese iwacu ni gute hokira nimba tumenana imitwe iri ya ruguru kubera intambara none tugeza kumenana imitwe turwanire mu matorero tumenana inguma turwane iwacu tuba turwanira igihugu iwacu turwanira intambara yo kwirwanaho tugeraho no mu makanisa mu mahanga kandi mu mahanga ahatari iwacu ni ngombwa barufunge kuba kutarufunga rwose
ni ikosa nanje ni urufunga cyane kandi kurufungura hanyuma demo hari ahantu nabonye ku rubuga rwa WhatsApp bakomeje nyine abantu benshi baratunguwe baranababara bavuga ko abakozi b'Imana bafashwe ndetse bajyanywe muri polisi kugira ngo baje gukorerwaho iperereza kuba aribo bateza akajagari n'umutekano muke haba mu itorero ndetse no muri quartier. Polisi ifata umwanzuro wo gufunga itorero. Bamwe bakavuga byari bikwiye kugera hari aho itorero kandi noneho abavandimwe mvuge gutyo abavandimwe bigera ku rwego bari bakwiye kuzafatana mu mashati mu makanisa. Ibyo ntibyari bikwiye kubaho kubera ko ibyo barwanira iteka cyose turabivuga n'ibyubahiro nta kindi nuko umwe yumva ko atayobora undi akumva ko njewe ari nje wagakwiriye kuba responsable w'iri undi akumva ko ari nje wagakwiriye kuba responsable ari naho hava yuko hari ababirenganiramo rubanda rutoya rubanda nyamugufa akaba ariko rubirenganiramo bagatangira kuzana amacakubiri n'imyiryane muri ba bantu bari kandi babakozi b'Imana bakamanuka hasi inzangano aho kugira ngo bamaranire iriya abangaba ntihagire n'ico bamenye ahubwo bagahita bamanuka hasi noneho abantu bavukana urebye uburakara abantu bari bafite ku mavideo yagiye agaragara ku rwego rw'ubwumvikano usanga abagabo babiri batumvikanye cyangwa bafite ababari inyuma ariko bikarangira iyo ideology n'uwo mwuka mubi winjiye urebye nk'aba musore wari muco muri byuma cyane ariko ese ko naherutse ishaka ry'Imana ntago ari ishaka ry'Imana niki ni Imana ntago irwanirira irihagije Imana irirwanirira ifite uburyo bwose bushoboka bwo kwirwanirira rero iyo ushatse kurwanirira Imana iteka ureshuha kuko n'Imana ntiyagushigikira mu buryo ushaka kwirwaniriramo je uburyo norwanirira Imana ni igihe novuga ngo reka nje kubwiriza abari uzana umwe kuri Kristo nkavuga ati mfite ishaka ryo kuzana umuntu kuri Kristo ariko ngize ishaka ryo gukubita mwene data ireme ryapfu urumva wambwira ngo nirihe shaka ni bimwe narimo nkubwira ngo na ma emotion n'amarangamutima twari dukwiriye kureka. Abakristo rero bakwiye kwitwara gute mu gihe abakagombye kubashumba unity of the church no baza bashimisha ubushize baratubwiye ngo abungeri bari bashinzwe kurinda intama baje kubikora amacuri ubugira ngo nibo basigaye bazira intama nizo zisigaye kuba abayobozi nubwo atari bose ariko babandi babi turi kuvuga basigaye aribo banyiri bayazana amacakubiri inzangano ndetse n'intambara za asibwo bwa mbere ariko ubushize bagiye uvuga za Maranatha n'ibindi amakanisa menshi bagiye bakorana ku mashati cyane ibyo izo nzangano zose ziri kuremwa n'abakozi b'Imana abo ngabo biyita abakozi b'Imana bari muri iyo kamere yo kurema amacakubiri n'intambara abakristo barakwiye kubitwaraho gute yaba byari bikunze ngo abakristo bagira ubwenge bagira ihishurirwa rijyanye n'ubwenge burya ni byiza ko abantu bicara bagatekereza akavuga se mugenzi wanje ko turafike n'intongana na mugenzi wanje ndabona igiti ndabona naje ndaja mu buyobozi sembe ari njuri kurira ubuyobozi se nanabuja mu mumarira iki buramarira iki aya makanisa yacu ni kirimo gihambaye cyane no vuga ngo ngiye kurwaniramo ni kubera iki naryana na mugenzi wanje wawo nishobora kuba nzanja gusaba imboga wawo nzanja gusaba service amfashe ejo umwana wanje nakora ubukwe ni uzontahira ubukwe ni uzomfasha ikiniki nimara turyane azanyuraho nanje nyureho ngo ni kubera iki ikanisa kubera umuntu warwa ushaka igiti twanganeje nawe kubera umuntu ushaka igiti ese icyo gihe nakwirukaza nakuretse ijambo ry'Imana demuriza rivuga ngo ese ni gute uzavuga ko ukunda Imana udakunda mwene so muri kumwe mu bana turabeshana none ubwo irindi mu mategeko akomeye buriya ngo Imana kandi ryo ritigeze rivaho umuyoba kenshi bavuga ko yanashaje ariko itegeko riruta yandi n'urukundo
ni nacyo kintu yadusigiye none urukundo rwagiye he mu bantu ni nacyo Yesu yasize avuga ngo mbasigiye ideni ry'iki ry'urukundo umuntu akunde mugenzi we nk'uko yikunda cyane none bigeze aho umwe ahaciye uwundi yohacisha umuntu mwavuye mu karere kamwe muvuga ururimi rumwe musangiye byose mwabanaga mu muhana mukageraho muterana amagambo ngo wowe runaka n'ubundi bikama bizuka hanyuma ikindi de dusoza byari bikwiye ko igihugu cyose tugezemo so twubaka amatorero yacu ibintu byari bikwiriye kuko uvuye hano ugiye Amerika uvuye hano ugiye Australia uvuye hano ugiye muri Kenya byari bikwiriye ko twubakira amakanisa kuri cene wacu cyangwa byari bikwiriye aho ugiye kuhabwiriza ubutumwa ugashinga itorero kuba wabwirije n'abandi banyu baza nta kibazo ariko atari kuvuga ngo twubake itorero ku bwoko cyane ariyo mpamvu byataye umwimerere wo kubaka itorero ry'Imana byabaye ibindi donc ubundi ntibyagakwiriye kubaho byakabaye byiza nimba ushinze itorero uzane amoko yose nimba turi hano muri Kenya nimba hari abasudani nimba hari abanyakenya abaki ni nabyo byoryoha cyane ni nabyo byogira isura nziza cyane ni nabyo byogira umumaro ahubwo zonagutera wowe navuga ngo wowe ni nyiri itorero ubundi nyiri itorero ni Imana ariko wowe nyiri kibanda nyiri kanisa ari umugabo wari akayirozo byita ngo ni kinyozi ngo ni za kinyozi za nyiri kibanda mugani wabone ngo baravuze ngo kirura bavuze ngo asize itorero avuga ngo itorero narijanye ngo nasize kibanda nukuvuga ngo biguha izindi connection ndetse bikaguha iyindi mibanire no kumenya n'abandi bantu uburyo babayeho unyibukije amagambo Musafiri yatubwiye umunsi tumusura Kajiado aho yavuye muri Nairobi aza kubwiriza abasoma abamasayi bakizwa arababatiza atangira itorero rwose ubu nyitorero ryiwe ryigajemo n'abanyagihugu ariko n'abanyamurenge bari hingo zirimo kandi barakubwira ati ubu nyine tumeze neza kubera ko tuvanze turi mu isura y'ikanisa turavanze nta myiryane uyu nguyu ndamwumvamo nka mugenzi wanje ndamwumvamo nk'umuntu wanje ndetse ukamusanga habe nayo makimbirane ubuzana se amakimbirane ya kinyamurenge mwikanisa muhuje n'abanyagihugu tivyokunda rero mwana de mureka kino kiganiro tugisubikire hano kuko ntabwo tufite kugisoza hari byinshi byagiye byangirika ariko abatwumva namwe rwose reka twongere dusabe bari abashumba bari gutukisha abagenzi babo hari abashumba beza bahamagawe n'Imana bari gukora ibikwiriye hari n'ababinjiyemo rwihishwa aribo bari gusebya umurimo w'Imana bikarenga bigasebya na societe muri rusange ari byo ari nabwo tunarangiza ikiganiro twonabaza abantu ese itorero rya Gikristo cyangwa itorero rya Kristo riba rimeze gute rirababarira ririhangana rifite urukundo itorero rigomba kuba rimeze gute kubera ko ubu nyine hari byinshi bigaragara ko hari amatorero yashizeho amakanisa itorero ryo nziza rishira no mutima w'umuntu amakanisa yashizeho amategeko hasigariye izina gusa amategeko abangamiye abantu nyamara iryo kanisa rizoshira ayo mategeko washizeho yo kumva ko utobabarira abantu bameze mu bundi buryo ngo abanga basaba kubabarirwa ahubwo kubera ko Imana yakubabariye Imana ni inyembabazi iteka ryose kubera ko yakubabariye ikakugirira neza kukibereka iwo kumva ko wowe wakoze kiriya kintu utomubabarira kubera ko wumva ko wakoze biriya iyo atari umuntu nk'abandi atoja mu ikanisa kubera ko ushaka kumuca mu ikanisa kubera ko ushaka kumwirukana mu ikanisa hari n'iryo mperuka kumva ko umuntu uzabombora ntakwiye kuza kongera gusaba imbabazi kubera ko ari icyaha yakoze agishaka azahita asohoka uretse ko jewe muri ntuze yanje muri ideology yanjye cyangwa se mu myemerere yanje abantu kandi bambabarira kubombora ni umuco
kubombora ni umuco wacu sibyo kuko umuco wabayeho mbere y'amatorero ntaho bihuriye n'ibijyanye n'ikanisa ngo ni ukuva no mu ikanisa nta kugutenga ni uguhita bagusohora rwose jewe simbibara nk'icyaha ndetse n'abakobwa byenda ngo babyariye bumvikanye ari n'abakobwa ngo babyariye iwabo none se bakwiye kuza gutura amaturo wenda Etienne iyo tuvuze ngo indowa ni iy'abantu bangahe babiri kereka ikintu jewe mba numva ikosa ryabaye umuntu wateruye yajanye umuntu batumvikanye ariko umuntu bumvikanye akavuga ngo tuje kubana itorero n'indi migenziza kuko twoja muri Sheria House bakaduha umugisha ukiraho demo kuvuga byenda umukobwa wabyariye iwabo afite wamuteye inda hanyuma ukavuga ngo uyu mukobwa wabyariye iwabo ntiyemerewe no gutanga amaturo niyo mpamvu nakubwiye ngo kuvuga gutyo ngo ntiyemerewe gutanga amaturo bigaragara ko utafite imbabazi nimba wumva ko ari icyaha uwo muntu uzomubabarira kandi ushobora gusanga ruhinga nyuma mu bayimuteye ari mu nzego z'ubuyobozi muri iryo torero yego rwose ariko kandi nubona ari bibi uwo muntu si uwo kumwigizayo na Bibiliya avuga ngo mwene so nakora iki uzamwegere ntuzogire gute kuko numwirukana tuzobugize neza iki inshingano cyawe icyo wasigariye ntuzobugikoze neza ahubwo icyo wasigariye wewe ni ukugira ngo Etienne nimba hari ikosa ufite nkwegere nkubwire ngo dore iki niki si cyiza ni ukuvuga ngo rero tubabarire navuga ngo ituro kandi rihabwa imana ntihabwa ituro ntirihabwa abantu ni ukuvuga ngo ituro ry'Imana ahubwo ntabizi gusa nyine impamvu nkubwira ko twese ntituzi abantu ukuntu babayeho ku isi ahubwo umuntu yari akwiriye kwegera abantu nk'abo akabagirira ishaka akababwira ngo abantu bavutse muri ubu buryo mbagirira ishaka kandi bari mu mugambi w'Imana kuko nta muntu uzuvuga atari mu mugambi w'Imana uwo nguwo byanze bikunze uramwigizayo mute hirya azoba perezida azoba pasiteri nk'uko wamubaye azoba ikintu runaka azokomera uzomukeneraho serivisi cyangwa umwana wamukeneraho serivisi ariko niba ibyo wamukoreye uretse imbabazi z'Imana no kubw'ubuntu no kugira neza yomwumva ariko ari undi muntu utaramenye Kristo akagendera muri iyo kintu ntiyomugirira neza aribyo bivuga ngo tubane n'abantu bose kandi twihanganirane abaje mu buryo bundi ababayeho mu buryo bundi abakoze ikintu mu buryo bundi abo bose tubegere tubane neza kandi tubiyegereze mureka ngushimire asante sana urakoze cyane kongera kubana n'abakunzi bacu mu biganiro byo gusana ibyangiritse ariko cyane cyane aho twibanda ku idini tubwire abakristo babe macuwa nibabona abashumba bari kubashora mu macakubiri bari kubashora mu nzangano rwose baza bihuza bavuge no nimba munaniwe kumvikana murwanire hanze ariko itorero bashaka undi muntu ushobora byenda no kubashumba mu gihe byaba byanze ariko ikintu kiza kubatandukanya ntikiva ku Mana ikintu kizana amacakubiri ntikiva ku Mana ikintu gituma abantu bacikamo ntikiva ku Mana ahaje ubutumwa bw'Imana haje ijambo ry'Imana haza ihumure haza urukundo haza kumara ubwoba ariko ibintu biza bishingiye ku macakubiri n'inzangano bigera ku rwego rwo kurwana uwo ni umwuka wa Satani abakristo bawurwanirize kure bawuhungire kure ndetse abashumba bafite izo kamere nabo turabacashe mu izina rya Yesu Imana ibagirire rero bakunzi ba Mind TV ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana abane namwe Subscribe to Man Mind TV. Gusana ibyangiritse.